ngwaza agenda hengamye ngwaza agenda hengamye ngo abantu bakamubaza ngo se ngo ahengamishijwe n'iki ngo abantu bakagira ngo niyo ngenduye. Thank you so much. Thank you. I'm so happy. I'm so excited. Hello guys, muraho neza, nizere ko meze neza ku buteye ku bigabane bitandukanye isi, abari hirya no hino, abari mu majyaruguru no mu majyepfo, abari burasirazuba n'iburengerazuba. Ni Umutoni wa Elizabeth muvugana. Uyu munsi ndishimye cyane, umutima wanjye urishimye. Mumbaze ngo nshimishijwe n'iki? Ariko ndakeka ko nta munsi nari naza ndakaye. Aho kugira ngo nze narakaye, ahubwo naryamye iwanjye. Kuko ndabizi ko munkunda nishimye, ndabizi ko munkunda nasetse, rero sinshobora kuza hano narakaye. Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Bavandi, nari ngiye gutangira mbabwira ibyishimo byanjye, ariko ntirengagije abari burebe iyi video batishimye, bababaye, ababuze ababo, babuze inshuti, abari mu bibazo bitandukanye, abari kubona ko bitari bwire, abafite ibibazo, abafite ingorane, oh my god, ndabihanganisha. Ndagira ngo bamenyeshe ko nta munsi usa n'uwundi. Kuwa mbere ntihasa no kuwa kabiri, kuwa kabiri ntihasa no kuwa gatatu, kuwa kane kugeza ku cyumweru nta munsi usa n'undi. Nukuri ndabihanganisha, ndababwira ngo ejo ni heza, byanga byakunda ejo uzabona ibyiza. Uyu munsi simvuga menshi, mumbabare kuvuga menshi siko kuyarangiza. Uyu munsi ndavuga makeya, ariko mwumve ko avuye ku ndiba y'umutima. Bavandi, ndagushimiye. Abankunda mwese nta contact zanyu mfite, nubwo mwagira izanjye mwese ntitwavugana ngo bikunde, ariko ndabashimiye ku rukundo mwankunze. Nukuri nkunda kubivuga cyane, ngiye wavukiye amezi 9, sinshobora guhaza imitima yanyu mwese. Ndabashimiye kuba mwarankunze, ndabashimiye kuba mwarankunze. Oh my god, mvuge mu cyongereza se, mvuge mu gifaransa se, mvuge mu iringara se, izo ndimi zose nozivuga, ariko reka nkume ku kinyarwanda. Ndabashimiye bivuye ku ndiba y'umutima, mwarakoze kunkunda, namwe mutigeze munkunda, mwarankomeje, mwampaye imbaraga. Wowe wavuga ko ntaho nzagera, narahageze. Kandi urashobora gushimira umuntu wanciye intege cyane kurusha uwampaye, wambwiye ati ndagukunda courage, ariko uri uwambwiye ngo ntaho uzagera bizagenda gute, icyumweru kimwe uzavetera. Uwo muntu yatumye ngira ubwenge bwinshi no gukora kwinshi. Imana ibaha umugisha. Ese Elizabeth kuri kuvuga byinshi kutatubwira intego. Ndabashimiye cyane kuba mwarankandiye subscribe. Ese uko ndi kwishima ntarageza ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 100 noneho nzojya ngenda gusha. Hari umugore wavuze kuri TikTok ngo iyo yishuye inzu ngwaza agenda hengamye ngo abantu bakamubaza ngo se ngo ahengamishijwe n'iki ngo abantu bakagira ngo niyo ngenduye. Thank you so much. Thank you. I'm so happy. I'm so excited. Ndashimiye nukuri, ndashimira ababyeyi bicaye bakandeba, ndashimira abana bicaye bakandeba. Sigaye ngira urute nakata mu makaritsiye, abana bakambira ngo tume kujuwa ngo kwa TV, nkavuga ati cyubahiro n'ikimana kuba n'umwana yicara akandeba. Imana ibahe umugisha. Bavandi, nujura ibihumbi 8 subscribe. Thank you so much. Thank you. Ndumva nishimye, ndumva umuntu wese wahandiye, ndumva naza nkamuhobera nkamubwira ngo ejo ni heza. Kandi nawe utarankandira, reka umutima mubi n'ubundi simugisha w'umutuku ndahosha, n'ubundi nutankandira umunyagihugu azonkandira, umurundi akandire, umuzungu nkandire, waranyimye iyo sabu yawe. Ariko nugira umutima mwiza ukoroha, nukuri umugisha wanje uzakomeza umugisha wa Elizabeth. Ndabashimiye by'umwihariko kubw'ibyo niba nshangira igisimba mu minota mike. Kandi ndabizi ko uri umucuranzi, wama wihutisha ntabintu byo kwitonda ngo mana wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, baduciye intege mu
twaje kuri social media abantu badufata amaboko batubwira ati courage courage, abandi ati la 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 la, ariko turacyakomeje, imbere ni heza, ejo ni heza. Haya nga kri ja kuri senti data.